Are you ready? 1, 2, let's go. Hey. You deserve much respect. Nibubiri ibyuya kugira ngo urye. So much respect, so much respect. Yeah. You deserve much respect. Nibubyuka todo ujya muri haso. So much respect, oh, so much respect. Yeah. Uryama ziburunge ukabyuka igicuku ujya gushaka umugati. Rimwe biremera ubundi bikanga niko i Kigali biriye. Nyiribyo ndatezamo buri kwezi uri kurwana no kwishyura amazi. Respect ugatigito kawe bizarangira agapaswe jya. Gary's what I'm trying baguseka ariko ntacyo bitwaye. Umunsi umwe uzakagwira abo bose uzaturi bare bajye baguha respect. Abadage ntubiteze ujye utwawe nta rwike. Listen, you deserve much respect. Nibubiri ibyuya kugira ngo urye. So much respect, so much respect. Yeah. You deserve much respect. Nibubyuka todo ujya muri haso. So much respect. Tubyine, niduritari. Let's go. Izo kasi twiruka inyuma n'abamaze kugafata baracyazitigita. Kasi ntizigwira wakagwira igihe cyose uri ukigigira. Abijana cyangwa inyama runda yose mpaka ubaye bose. Abijana cyangwa inyama tigita mpaka ugafashe. Giporoso gatsata Nyabugogo tari inyota n'ikiryogo. Zinduka wicaye ku ndege one day uzagafata. Bajye babaha respect. Yese mukeneye respect. Yeah. Bajye baguha respect. Biteze uryo twawe. So much respect. So much respect. So much respect. Amashimeshi. Ini ndirimbo ni mukanya. Dusabe Honorable Tito Rutaremara ko mwakwigira hino mukatugezaho ikiganiro twari dutegereje. Munyemerere uyu mwanya mbashimire kuba mwitabiriye iki gikorwa cyo gutangiza isangano ry'urubyiruko mu mujyi wa Kigali. Ni isangano twahaye insanganyamatsiko igira iti tujye ku rugerero twubake u Rwanda twifuza. Uko duteraniye hano twese turabizi yuko urubyiruko ari imbaraga z'igihugu. Nirwo Rwanda rw'ejo. Kandi niyo gahunda y'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu guha agaciro urubyiruko, kurwitaho, kuruherekeza muri gahunda zose rugira, zaba iz'imibereho, zaba izo kwiteza imbere, zaba ndetse n'izo kwidagadura. Ibyo byose ubuyobozi bw'igihugu cyacu bubishyiramo imbaraga, kandi n'umujyi wa Kigali ubiha agaciro. Turashimira inzego zitandukanye, turashimira abafatanyabikorwa twafatanije gutegura iri sangano ry'urubyiruko. Harimo Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, harimo urwego rushinzwe intwari z'igihugu, imidari n'impeta by'ishimwe, harimo National Youth Council,
harimo inzego z'umutekano n'izindi nzego zose zagize uruhare kugira ngo iri sangano ry'urubyiruko ritegurwe turitangize uyu munsi. Isangano ry'urubyiruko ntabwo riba uyu munsi gusa, rifite gahunda izakomeza mu minsi 25 iri imbere. Muri iyo minsi hateganyijwe ibikorwa bitandukanye byose biganisha mu gushyira hamwe urubyiruko, mu kurufasha mu mikino, mu myidagaduro n'ibindi byose bizaba byateguwe. Urubyiruko kandi ruzahabwa ikiganiro mbwirwaruhame ndetse n'ibiganiro bitandukanye bizaba bifite insanganyamatsiko igira iti urubyiruko mu ntekerezo shingiro y'imiyoborere y'u Rwanda guhera mu 1994. Hari kandi ibikorwa bya siporo rusange nka Car Free Day zizaba zihariye zigenewe urubyiruko n'abandi bose bashyigikiye urubyiruko. Hazaba kandi amarushanwa mu mikino, yaba football, yaba volleyball, yaba basketball ndetse n'imikino njyarugamba. Ikazahuza abanyeshuri baba biga mu mashuri yisumbuye na za kaminuza, ariko kandi n'abandi bo mu byiciro bitandukanye twamenyeshejwe yuko bizaba biri mu isangano ry'urubyiruko. Hari kandi kuzamurika ibikorwa by'urubyiruko byabateza imbere, ndetse urubyiruko ruzashishikarizwa uburyo bwo kwihangira imirimo. Hari kandi ibikorwa by'umuganda rusange uzaba wihariye ku rubyiruko, haba mu gutera ibiti, haba mu kurwanya isuri, haba mu kubungabunga ibidukikije, haba ndetse ibikorwa byo gusukura umujyi wacu. Hazaba kandi ibikorwa bizagenda bitegurwa n'imirenge birimo nko kubakira abatishoboye, birimo kubaka uturima tw'igikoni n'ibindi bizaba byagenwe. Hazakorwa kandi ibitaramo no kwidagadura bizakorwa n'amatorero ndangamuco n'imbyino, haba ku rwego rw'imirenge ndetse no ku rwego rw'uturere. Harategurwe n'amarushanwa atandukanye. Ibyo byose ni bizaba bigenewe urubyiruko muri iyi minsi 25. Hari n'igikorwa kandi giteganyijwe kuzakorwa cyo kugira imurikabikorwa ry'urubyiruko ku rwego rw'umujyi wa Kigali. Ibikorwa bikorwa n'urubyiruko rwacu, amashyirahamwe atandukanye, abafite za Made in Rwanda. Iryo murikabikorwa rikazaba rizabera mu mbuga City Walk, hariya muri iriya mbuga ya Car Free Zone mu mujyi wa Kigali. Turahamagarira amashyirahamwe atandukanye y'urubyiruko n'abandi bose bafite ibikorwa nk'ibyo bakeneye kubimurika, kuzitegura bakabitegura neza, kuko icyo gihe tuzashishikariza dukangurire n'abantu gusura imbuga no gusura ibikorwa bikorwa n'urubyiruko kugira ngo babone abaguzi kandi binabafashe kumenyekanisha ibikorwa byabo. Ibi byose byateguwe bigamije guha urubyiruko rw'umujyi wa Kigali urubuga rwo kugaragaza ibikorwa byabo, ibitekerezo byabo bashyira mu ngiro, kandi turushaho kubafasha kugira ubufatanye butandukanye n'abafatanyabikorwa
baba bakeneye kumenya ibyo bikorwa, ibihangano n'ibindi byose bikorwa n'urubyiruko rw'umujyi wa Kigali. Hazaba rero ari umwanya mwiza wo kumenyekanisha ibikorwa, kuvumbura ubushake n'ubushobozi urubyiruko rwacu rufite kugira ngo rwiteze imbere hagendewe ku cyerekezo cy'igihugu cyacu cya 2050. Ikindi kandi iryo huriro ryaba iry'uyu munsi ndetse n'irizakomeza muri iyi minsi 25 ndetse n'imurikabikorwa, byose bizaba bigamije guhuza urubyiruko rwo mu byiciro bitandukanye rukora imirimo itandukanye, kugira ngo bamwe bamenye abandi, bamenye ibyo bashobora kubigiraho, bamenye ibyiza bashobora kubakuraho, kandi basabane. Ibyo byose byateguwe kugira ngo urubyiruko rwacu turuhurize hamwe, rumenyane, rusabane, kandi rumwe rwigire ku rundi. Urubyiruko rwacu rero tubitezeho byinshi muri iyi minsi, ariko kandi ntabwo tubibitezeho muri iyi minsi 25 tuzamara mu isangano. Tubitezeho ko no mu yindi minsi tuzakomeza gufatanya kugira ngo tugere kuri byinshi, ariko kandi tugere kuri byinshi bibafitiye akamaro. Munyemerere nsoze mbashimira ko mwitabiriye iki gikorwa, kandi ko muzitabira n'ibindi bikorwa bizakurikiraho kuko ni ibyanyu. Dushimire kandi by'umwihariko abafatanyabikorwa twafatanyije gutegurira isangano, yaba Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, yaba Ceno, yaba Minubumwe, zaba aba bafatanyabikorwa bandi. By'umwihariko dushimira inzego z'umutekano zikunda kutuba hafi, zikadufasha kubinoza neza, zikatwungura inama, ari nako ziturindira umutekano. Mu izina rero ry'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali, tubifurije kuzagira isangano ryiza muri iyi minsi 25, ndetse no kuzayikuramo ibyiza, amasomo n'ibindi byose bigamije kuduteza imbere. Dusabe Honorable Tito Rutaremara ko mwakwigira hino mukatugezaho ikiganiro twari dutegereje. Saba muraho urubyiruko mwese. No hirya hariya muraho. Nawe hirya murandeba. Ibyo tuganira murantega amatwi. Mutege amatwi mu nyumve, ndibuze kubaza uwo nshaka. Cyane cyane hirya iriya, hariya hirya. Mumanike amaboko. Namwe hirya. Sawa. Ubu tugiye kuganira ku kiganiro bababwiye, intekerezo shingiro tuvuye muri jenoside, ubuyobozi bwacu bwashingiye kuki kugira ngo bwongere kuyobora bundi bushya. Ndabanza kubabwira kuki byabaye ngombwa kugira ngo abantu bashake ibyo bitekerezo bishya byo kubaka igihugu cyacu. Babwira ababishatse nuko byatangiye n'ibyo ari byo. Ubwo mumenye ko ndibabaze igice cya mbere uko byatangiye,
impamvu byari ngombwa kuzana ibishya, nze kuza kubabaza se byagenze bike, nze no kubabaza mutege amatwi kuko ndi bubazeho nshaka, nze no kubabaza byatangiwe bite, ni bande babikoze, hanyuma nze kubabaza ni ibihe, hanyuma mugende mubimpa mutanga urugero rw'ubu ngubu, sibyo? Ngiye gutangira rero. Igituma byabaye ngombwa kugira ngo ibintu bihinduke nuko igihugu cyacu cyagize ingorane, cyari kiriho imye kimeze neza, gifite umwami ukiyobora n'abatware be n'abantu bose ku nzego, nk'uko dufite perezida, tukagira abaminisitire, tukagira abameyazi, tukagira n'aba kuri sekiteri, kurinda ugera ku mudugudu ndetse no ku isibo. Ibyo niko twari tubifite, tumeze neza pe, dufite umuco wacu dukurikiza, twigenga ntawe tugenga, dufite uko dukora ibintu kwacu. Yewe icyo gihe twari n'abagabo bakomeye. Ibyo ni mutabitega amatwi ndaza kubibabaza. Tundi duhugu twari iruhande twaradutinyaga twose. Icyo gihe twariyaguraga tukagenda. Ni ukuvuga ko twari dufite n'abasirikare bacu, ingabo zacu zajya ku rugamba zikarinda igihugu, amategeko tukayagira yacu, abantu bose bakifuza ndetse kuza mu Rwanda. U Rwanda rwari runini kuruta uko turufite uyu munsi. Murumva aho barwanira muri iki gihe muri Kongo, ni bande barwana? M23 aho irwanira hariya muri ibyo bice byose, n'u Rwanda rwari ruharenze, rwararengaga rukagera kure yaho. Ni nacyo gituma usanga bavuga ati ko ari abanyarwanda bavuga ikinyarwanda nkatwe, nuko nyine icyo gihe cyari igice cy'u Rwanda. Abazungu baje, igihugu cyacu baracyitwaka, bwa bwigenge dufite barabutwara, bakuraho ingabo, bakuraho umwami wari uriho, bishyiraho undi. Ndumva muvuga kandi bubaze. Bakuraho umwami wacu kuko yumvaga adashaka kwemera ibyo bamubwira, bakuraho amategeko yacu, bakuraho abayobozi bose guhera hejuru ku mwami, abatware, kurinda ugera ku mudugudu no ku isibo, babakuraho bishyiraho ibyabo. Ingabo zacu barazihagarika, amashuri yacu y'amatorero bayakuraho. Ibyo ngenda mvuga ndaza kubibabaza nimutabitega amatwi. Bayakuraho, ubwo dusigara abantu batazi icyo bakora. Noneho bizanira ingabo zabo z'abanyekongo, nizo zari ziturinze, izacu bazikuyeho, bazana amashuri yabo, ariko noneho bazana make kuko bari bakuyeho amatorero yacu yari menshi yigisha abana benshi. Bazana yabo bagenda bashyiramo duke duke, muzajya mubyumva nk'indatwa. Ishuri ryo muri groupe scolaire ry'i Butare niryo ryabanje, noneho bagenda bashyiraho ariko ikindi kinini bakuyeho, basanze dufite uko twemera Imana yacu y'u Rwanda. Bayikuraho, babanje no kuyita Mungu, ariko nyuma bongera kuyita Imana nyuma. Bayikuraho, bakuraho ukwemera kwacu, idini ryacu barikuraho, babona unabikora bakagufata bakagufunga. Mbese batubuza gutekereza.
ni nko kuguhanaguraho noneho basigara bandikaho ibyabo, bakuzana idini yabo. Ubu ngubu idini dufite nyine iriya y'abakristo n'abasilamu baboneraho baraza kuko yari idini imwe. None ibyacu babikuraho byose, uko twasengaga Imana babikuraho bazana ibyabo. Ikibi rero nuko batubonye bagatangira bakavuga twe twaremeraga tuti twese tuva kuri Kanyarwanda. Twari tuzi ko Abanyarwanda dukomoka kuri Kanyarwanda, twarashyizweho na Gihanga hanyuma na Kanyarwanda, wabyaye Kanyarwanda, Kanyarwanda abyara Abanyarwanda twese. Batangira kutubwira ngo bamwe hari abo bavuze ngo bamwe baturuka mu bazungu, abandi bagaturuka za Cameroon. None batangiye kuvuga ko tutanaturuka hamwe. Ubwo niko batangiye kwinjizamo ibyo bitekerezo byo kuvuga ngo Abanyarwanda bose bamwe, ndetse babibonye batyo abo bavuga ko baturutse iwabo henda gusa naho i Burayi, abari batangira guha ubuyobozi nabo bakeye bo kubafasha kubara amabuye bishakiraga, kubafasha kubara amakawa bahingishaga n'ibyayi, kuko twahingaga ikawa ariko kanyobwa n'abazungu, tugahinga icyayi kikanyobwa n'abazungu. Ibyacu byari kugihinga gusa no guhinga ikawa, tugacukura amabuye akigira i Burayi. Ariko n'ubu niko bimeze, ntabwo birahinduka. Cyokora ikawa dutangiye kuyinywa gakeya, amabuye ariko n'ubu ngubu aracyajya i Burayi. Niko bimeze, niko bimeze. Igihugu cyacu gitegekwa, hari agahugu munyamwumva k'i Burayi kitwa Ububiligi. Murakazi? Abazi Ububiligi nimumanike amaboko. Ni gatoya kangana n'u Rwanda. U Rwanda rwo kera karatoga. Ako kantu niko kaje karadutegeka, kategeka Kongo, natwe karadutegeka, badukubita ibiboko, batwerekeza hose aho tugomba kujya, batubwira ko ari abantu ko twe turi ibicucu. Uza abantu bakwemeza ko ari bo bantu, abirabura tukaba ibicucu. Mwari mubizi? Ushaka kubihakana nambwire, namwe ubu niko mubyemera. Hari ubihakana nande namara ikikoko ko atari ko abyemera. Ndamuha urugero. Hari umukobwa ubihakana hano? Oya. Uzi urugero nari ngiye kumuha? Burya umusatsi wacu twigira umusatsi nk'uyu nguyu, ukaba injweri, ukawusokoza, wenda ukawuzamura. Ariko iyo watangiye kuwushyiramo umuriro kugira ngo ube muremure, wawiga na wundi w'abazungu. Umve n'ubu turacyabifite. Iyo watangiye gushyiramo umuriro kugira ngo ube muremure, wabonye umuzungu ugera ku kibuno, nawe ukawukuza ukagera ku kibuno. Byakwanga ukagura uw'Abahinde ukongeraho ukamanuka ukagera ku kibuno. Ntabwo bivugira ubusi, byabaye bote y'abakobwa, nanjye simbyanga. In fact ndanabikunda, ubirebye usanga bisa neza. Ariko burya byaturutse ku babyeyi kuri twebwe, kuko nitwe twari turi muri icyo gihe. Twabibonye, twayiganye abazungu, ariko birafata. Ubu nibyo byiza tugiye tugira. Abona ngira ngo mbabwire mwe kwirirwa muhakana. N'ubu ngubu bakubwira ati umukurambere wawe ni kanaka kanaka, watangiye ukavuga uti ibyo si ibishitani sama, siba abantu bakera bapfuye bakagenda. Nyamara n'abakristo abo ngabo tuba tuvuga baba barapfuye, uribura ko ba Petero bakiriho, ba Paul, ba Tito, uribura ko ba Tito bariho. Ubwo ni nkuko wenda iyo tuvuga, ni nkuko twajya kuvuga tuti Rwabugiri, iyo abari twe twatsinze, uko tuvuga ngo Petero wenda ubwo ni Rwabugiri wacu, iwabo niko nawe yari ameze, cyangwa Tito ushobora gusanga ari uko yari ameze. Ibyo ari byo badutwariye umuco wacu. Haya, rubyiruko rero ndibubabaze kuri icyo bibazo. Ndaza kubabaza niki badutwariye cyadukozeho cyane.
ubwo bwigenge bwacu, bakatwambura umuco wacu, tukaba n'ubu tugitekereza mu wabo, n'ubu turacyakitekereza mu wabo. Ariko rero ikindi bongeyeho nuko badushyizemo amacakubiri. None bakareba ati uyaba ngaba bava ha, bari bava ha, dore n'aba ngaba nibo baje, batangiye kugenda bavuga bati aba nibo baje gukoloniza, ntabwo ari twe twaje gukoloniza. Abantu bavuye i Burayi bafite imisatsi yera, batukura, bafite amaso y'imisheru n'utunwa dutoya nk'utw'injangwe. Buriya twebwe abirabura tugira iminwa minini. Nahoze mbabaza nti mbese hari icyo mukigira cyabyo mureba. Buriya abazungukazi niba mubona bashyiraho twa tundi dutukura ku munwa, nuko bagira utunwa dutoya kugira ngo umenye aho umunwa uherereye, bagashyiraho udutukura. Hanyuma rero mwumve rero ukuntu mwumve ukuntu rero batwigishije nabi. Natwe ukaba ufite umunwa nk'uyu wanjye, umunwa munini, umunwa munini ushobora kureba muri metero 10, nawe ugakubitaho umutuku. Urumva noneho abandi bawushyiriyeho kugira ngo umenye mbese umuntu uherereye he. Noneho twe tukawukubitaho, kandi umuntu wawureberaga muri metero 10 ukawureba muri kilometero. Urumva, ariko ibyo nitwe twayibahaye, ntabwo ari ibyanyu rwose, nimwituye. Nitwe twabifashe icyo gihe, abazungu babitwigisha, turabifata tubigira ibyacu, noneho turabibaha. Urumva amakosa ni ayacu, ni ayacu twe bakuru, ntabwo ari ayanyu. Ubu byabaye ubwiza, nta n'ubyanga. Iyo umukobwa atabishyize baravuga uti mbese byagenze bite? N'abakobwa b'iwanjye iyo batashyize mbese byagenze bite none ko mutashyize twatuntu. Nkabibutsa kubikora. Ariko urumva niho byaturutse. Umuzungukazi bayashyiragaho kugira ngo bamenye umuntu uherereye, babifite utunwa tungana n'utw'injangwe, yakubitaho rero ukamenya umuntu uri hariya. Ariko n'umuco niko babudushyizemo, twebwe barawutwigisha, turawufata, twebwe bakuru kuri mwe turawubigisha rwose. Ntimwirwe muvuga muti ni ikosa ryanyu, ni iryacu twebwe, kuko iyo ikintu wagikoze kiragenda kikaba cyiza, ukagikora ku bundi buryo, ugashakisha ukakigira cyiza. Ariko niko batugize. Ikibire kindi baduhaye nuko baduciyemo ibice, bamwe bavuga ngo bavuye ahandi, noneho baraza barategeka, bituma igihe abandi banyafurika bashakaga ubwigenge. Ngira ngo muraza kubona abantu hariya ba Rudahigwa na Rwagasana, ni bamwe mu banyarwanda bashakaga ubwigenge. Mu ntwari ziri aha ngaha mwazibonye zanditse hano. Nibwo batangiye baravuga bati babonye ko abari abatwara icyo gihe bashaka ubwigenge, babazungu bafata abo abandi bari barimye amashuri yo muri groupe scolaire, barabatwaye mu maseminari, bakayibanda, bagitera n'abandi bose. Batangira ko bari bo babwira bati nyamuneka bariya barabategetse, barabakolonije, mukwiye kubarwanya. Naho byanaturutse, umwiryane uraza muri za 59. Nimuko nigaga muri Saint Andre, muri rashuri rya Saint Andre, nibwo habayeho ubwicanyi buratangira. Ariko icyo gihe ababirigi bari bagihari, kuko ababirigi bahavuye muri 62. Ubwicanyi buratangira, abantu barahunga, nanjye nari mu bahunze. Barahunga, igihugu kirashwanyagurika, abanyarwanda twongera kuba bamwe, igihugu kiba nabi. Abasigaye mu Rwanda tagira ngo nabo hari ibyiza babonye, abagiye hanze nabo babonye ibibi byinshi. Hazamo rero akarengane kanini, akarengane k'abanyarwanda birukana abandi bakabirukana mu gihugu cyabo. Ubwo ni akarengane kanini cyane.
ariko n'abasigaye aho ngaho ugasanga nabo barengana, bituma igihugu kibaho kidakora, kirirwa mu matiku, kirirwa mu rwano, kirirwa mu tuntu dukeya tundi nkaho cyakwicaye kigakora. Bizana ubukene, ubukene bugendana n'ubujiji, bizana ubujiji, bizana ibyo bintu byose. Ibyo rero nibyo havutse, ngira ngo mujya mubumva abantu bitwa inkotanyi. Murabazi? Abazi inkotanyi nimumanike amaboko turebe. Harababa ntago muzi inkotanyi yamaye. Ntago muba muri iki gihugu se. Niko haza rero RPF, inkotanyi niyo bateregetse batari ko tuzaguma hanze bizageze ryari ko igihugu cyacu kimeze nabi, tuzabikoreho iki? Barareba bavugana n'abandi barimo hano mu gihugu imbere, arabati byiza nuko twakibohora. Atansi ibyo ngiye kuvuga mwongere mu itege amatwi nabyo ndaza kubibabaza. Abavuga ubwo ntago mu ntege amatwi ndabumva. Abavuga ndabumva ntago mu ntege amatwi. Bagombaga kubohoza igihugu, ni ugushaka ko nshaka kubohora igihugu niki exactly ngomba gukora. Ibyo nibyo kubibaza, ndaza kubibabaza kandi uwo mbaza ntasubize aragatora. Mutege amatwi, nicyo kituma mabwira. Mu ntege amatwi mwese muranyumva? Abo hakurya iriya muranyumva? Kuko ibyo ngiye kuvuga birakomeye, mutege amatwi. Bibaza ngo iko ngiye kubohora igihugu niki ngomba gukora. Se kubohora igihugu niki? Si cyo gihugu kiboshye giti? Nibyo byari bibaza. Niko ugomba kwiga igihugu kiboshywe niki? Wajya gusanga kimwe kinini ugasanga igihugu ntago abanyarwanda bari hamwe. Byaranagaragaraga bamwe bari barahunze, abandi bari hirya no hino. Abari no mu Rwanda harabanje kubanzamo abahutu n'abatutsi, nyuma haza abanyanduga n'abakiga, ndetse bigeza aho bizana abanyagisenyi n'abanyaruhengeri bose bagenda batumvikana. Kizanamo ibice byinshi by'amacakubiri. Ubwo ntago cyari kifite ubumwe bwari. Iyo ni imwe ngo imwe, kutagira ubumwe, kutakorera hamwe, kutumva muri umuntu umwe, yari ngo yinini. Iyo ngo mwayumvise? Abatayumvise mwongere mumbaze, mwayumvise iyo ngo ya mbere? Reka nongere nyisubiremo niba mutayumvise. Icyo gihugu cyari gifite ingoyi yo y'amacakubiri. Hari amacakubiri hagati y'abahutu n'abatutsi, hanyuma haza kuza amacakubiri hagati y'abanyanduga n'abakiga, haza kuza amacakubiri ndetse hagati y'abo mu Ruhengeri n'abo ku Gisenyi, hagati y'abakanyarengwe n'aba Habyarimana. Ndetse no ku Gisenyi haza kuza amacakubiri hagati y'abashiru n'abagoyi. Ariko abanyarwanda bo bamenye ikibazo aho kiri. Abanyarwanda barakimenye, kuko abanyarwanda bavuze bati no, ntago ari byo, nakazu n'abanyarwanda. Abanyarwanda bo bari babizi. Ariko ayo macakubiri yaradusenye. Niyo ngo imwe ya mbere yo kugira ngo niba ugiye kubohora abari wiheraho. Ingoyi ya kabiri rero, iyo abantu batari hamwe, iyo abantu badakorera hamwe, bashobora kwiteza imbere? Oya, ntabwo bashobora kwiteza imbere. Iyo utiteza imbere se bigenda bituba umukene. Ingoyi ya kabiri yari ubukene. Uko kuba atakorera hamwe, kutagira ibitekerezo mushyira hamwe ngo mukore, bibazanira ubukene, kandi ubukene bukomeye. Niho gituma mu Rwanda hari ubukene bwinshi. Ni ingoyi ya kangahe? Ya kabiri. Iya gatatu rero, iyo uri umukene, umwana watajya kwiga, nawe udafite birantega
udafite ibigufasha, uhora ujya guhinga n'agasuka, wakweza ibijumba nuko ukarya, byashira ugasonza ugahoraho. Ntushobore keretse nyirango wenda abakirisitu, ariko abakirisitu b'abagatolika icyo gihe ntibasomaga Bibiliya, abaporoso bo basomaga Bibiliya. Ntugire n'akantu ushobora gusoma, ntugire n'akantu umenye, ntumenye niba no hanze hari ibindi bintu. Iyo ni ingo umwana we ntajye kwiga agahora mu rugo, iyo ni ingoyi y'ubujiji. Ni ya kangahe? Ya gatatu. Muraza kuzimbwira, ndaza kuzira. Hakaba rero indi ngoyi nini yababazaga Abanyarwanda kurusha n'ibyo byose. Umunyarwanda kugira ngo ave muri komine ajye mu yindi yagomba kwaka uruhushya. Umunyarwanda kugira ngo asohoke muri iki gihugu ajye hanze yagendaga yihishe, cyangwa yagize ugize Imana uwo bakunze cyane bakamuha pasiporo, yaza akayisiga kuri aeroport ntibiye. Mbese umunyarwanda ntago yari afite kwishyira kwizana, ntaho yajyaga, ntabwo yabonaga abantu baraho, abayobozi baraho. Umuyobozi agashobora kuza akamwaka ibye ku manywa y'ihangu. Waba ushaka ikintu ukagomba gutanga bituka muri twa tundi dukifite. Urumva indi ngo yari mbi cyane, yari kubura kwishyira ukizana. Ubwo uburenganzira bwo kwishyira ukizana, ukaho wajya humba niba ushaka kujya gukora akazi wenda Rusizi ukajya Rusizi, ntawe kubuza, ntawe mbere. Waba ushaka kujya gukora akazi Buganda ukajyayo cyangwa n'ahandi, ari ntawe ukoma imbere utagombye kugenda wihisha. Indi ngoyi yari iyo kubura kwishyira ukizana, mbese kubura icyo ijambo abazungu bazanye demokarasi. Kumva ntiwishyiraho abayobozi, umuyobozi washyizeho arakugirira nabi, arakubuza uburyo. Iyo yari ingoyi nayo. Ni ya kangahe? Ya kane. Ya gatanu rero ni isanzwe n'intuza. Iyo bintu bimeze bityo, nimwubaka amashuri, mwubaka amarwariro aragenda akaba make aho ujya kwivuza, ugasanga ubukene buraha, abantu barwaye imvunja hirya no hino, ugasanga hari umwanda, hari ugusa nabi, abantu bameze nabi. Imibereho myiza nicyo kintu kimwe gikomeye. Izo ni ingoyi n'izindi ntabwo ngiye kuzibagiramo zose, ariko maze kubabwira zingahe? Zingahe? Eshanu. Muraza kuzisubiramo. Ubumwe rero bw'Abanyarwanda nibwo shingiro rya byose, kuko ntimushobora kubaka uwo mutekano Abanyarwanda mudashyize hamwe. Reka mbaho urugero nk'uko kurwanya wenda abo bacengezi. Ntugire ngo barwanyije n'abasirikare gusa, barwanyije n'abasirikare n'imbunda, ariko barwanyijwe n'Abanyarwanda ubwabo, kuko barabwiraga bati nimurebe abandi baraje binjira mu ngabo. Uwari generale aba generale, we watashye ukinjira mu ngabo. Abandi baraje bajya kwiga. Uwari umunyeshuri muri segonderi barajya muri university, we watashye. Abaturage nibo bagenda babwira abana babo bati nyamuneka nimutahe mwiteze ingorane, dore wowe nuza wari umusirikare, inkotanyi ziragushyira mu bandi basirikare. Niho wari kapiteni, uraba kapiteni, ndetse mu gihe gitoya bakugere majoro. Niho wari generali, uraba generali, kandi baguhe umurimo wawe, baguhe n'ingabo uyobora, dore niko abandi bagira. Niho wari umunyeshuri muri segonderi, barakukigarura muri segonderi, baguhe burusi ndetse ujye muri n'ibese ujye kwiga. Urarwanira iki? Abaturage rero buriya za Ruhengeri n'abandi nibo barwanya iyo ntambara, bafasha abasirikare, intambara iratsindwa. Urumva ko umutekano w'abantu n'ibintu, umutekano iyo abantu bari hamwe nibwo uboneka, nibwo uboneka. Iyo batari hamwe ntabwo uboneka. Ubwo bumwe bw'Abanyarwanda nibwo bwatangiye kugenda bwubakwa.
uko bagenda bubaka ubumwe bw'Abanyarwanda wenda ariko ndababwiye hari ikindi kibazo ndi bubabaze. Ngiye kuvuga uko twubatse ubumwe bw'Abanyarwanda. Nyamuneka ningira uwo mbaza akagitsindwa. Munteze amatwi? Munteze amatwi? Aha. Ubumwe bw'Abanyarwanda rero, iyo leta y'ubumwe niho byatangiriye. Ingabo zatsinze n'izatsinzwe zigiye hamwe nizo zarwanyaga abo bantu bose baduteraga. Yewe nino zagiye no muri Kongo kuzana Abanyarwanda bari bariyo. Nizo zigije rero abari baranze kuva ku rugamba. Zose ziri hamwe. Ariko none n'ibikorwa byose leta yashyizeho inzego zigomba kugenda zishyiraho politike y'ubumwe nka komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, mujya muyumva cyangwa ikiriho ubu ngubu yagiye muri ministeri. Niko kazi kari akazi kayo, ariko gutanga politike. Ariko ubumwe bw'Abanyarwanda bukisanga muri buri gikorwa cyose gikorwa. Igikorwa niba ari ukuvuga ngo abana bajye mu ishuri, Abanyarwanda bose bakajya mu ishuri, bose ntibagira abasigara inyuma nkuko mbere byari bimeze. Niba ari ukuvuga ngo Abanyarwanda batsindira amashuri, hakajyaho sisiteme y'uko ufite amanota meza ari utsinda akagenda, bitareba ngo ava muri regiyo, bitareba ngo ava muri iki gice, uwo munyarwanda akajya muri iryo shuri. Nibyo byatumye mubona abana b'Abanyarwanda bava nko muri za komini za Nshiri cyangwa za kure, ukabona yaratsinze afite buruse ya perezida yo kujya muri Amerika. Kera bitarabagaho. Ubwo rero nicyo kiri nk'ibikorwa nk'ibi. Niba habaye ngo gira inka ihabwe buri munyarwanda wese uyikwiriye, wenda ntihaburaga mutunyanga, ariko rero buri munyarwanda wese uyikwiriye akaba ari ibyo. Niba bashyizeho mitiweli yo irebe buri munyarwanda wese uri muri icyo gice, ndetse udashoboye kuyitangirira, buri munyarwanda wese buri gace kose, buri cyiciro cyose cy'Abanyarwanda utabishoboye ayibone. Ibikorwa nk'ibyo rero nibyo byagiye muri ibyo bikorwa ubumwe bw'Abanyarwanda bugenda bwiyubaka. Ariko hakaba rero n'ibindi bikorwa binini nk'ibikorwa nk'igikorwa cya gacaca. Gacaca ubwo Abanyarwanda bibwiraga nk'abaresikape, hari ahantu ko nta baresikape bahari, iyo gacaca nibajya gutora ntazatorwa bariya mu gice cy'Abahutu batwishe. Ariko haza gutorwa inyangamugayo hose, amakuru atarazwi araboneka hose mu Rwanda hose, turayabona yose, n'ubu arabitse. Birangije imanza zicibwa n'Abanyarwanda bose. Abanyarwanda bagiye bishyiriraho mu bumwe bwabo, abo bagiye bitorera abo bazi bameze neza, badukorera, baturangiza ikibazo kinini no ku isi babazaga ngo mbese muzakirangiza mute. Kirakorwa, baca imanza zigeze kuri 2 miliyoni, uhanwa arahanwa. Noneho icyaha kitirirwaga ngo ni iki gice cy'Abanyarwanda cyakoze icyaha, no gisigara kiri gatozi, kiri kanaka niwe babikoze, kanaka uriya niwe babikoze, uyu ntiyabikoze, uriya yari ibereye hirya, uriya yagiyeyo kuko yifitiye ubwoba n'ibindi, ariko se we wabikoze. None icyaha kijya kuri buri gatozi. Murumva ko icyo kintu, iyo gikorwa cyabaye kinini kudufasha kubaka ubumwe bw'Abanyarwanda. N'ibindi bikorwa byose byagiye bikorwa no muri leta, ubwo niko nagiye mvuga bikeya mugenda mubona hirya no hino, ariko n'ibindi byose byabikorwa buhoro bugende byubaka Abanyarwanda, kugeza nko mu myaka ishize aho yerekanaga ko abantu 92% biyumvamo ubumwe bw'Abanyarwanda. Mwibuka ko hari hashize gusa imyaka igeze itararengana, igeze kuri 20 harabaye jenoside.
noneho ubwo bumwe bw'Abanyarwanda nibwo rwadufashije kwicara hamwe twubaka ubukungu bwacu, twubaka ubukungu bw'iki gihugu. Hubakwa amashuri menshi, abana bose bajya kwiga, universal education, naho abana bose bagomba kujya kwiga. Hubaka guhera kuri za poste de santé zamuka, za dispensaire ukagera kuri les hôpitaux, aho buri bantu bajya kwivuriza yiri. Hashyirwaho na za mutuelle kugira ngo Abanyarwanda bivuze kandi bivuze hafi, kandi baba bafite ubwo bushobozi bwo kwivuza. Abatabishoboye leta ikabafasha. Noneho ngira ngo muzajya mwumva icyo Vision 2020 murayize, abayize mumanike amaboko, bazi Vision 2020 mumanike amaboko. Hariya ntabwo muzi Vision 2020? Ndabonye barahari. Aho buriya rero muntege amatwi kuko ngiye kubabwira kirakomeye. Muneze amatwi? Hariya muneze amatwi? Buriya Vision 2020 yavuye mu nama zo mu Rugwiro, abantu bavuga, Abanyarwanda twagendaga twajya hanze baba ngo bari yavuye mu Rwanda kagahugu kicana, batangiye kuvuga ngo mbese iyo mwahuraga ngo mbese umuhutu bica cyangwa umututsi mu bicwa. Nicyo cyari igisobanuro cy'Umunyarwanda. Abantu baza kwibaza muri iyo nama batari ko rwose tuzagira Imana nibura mu myaka 20 iryo zina rituveho. Niho haje kugira bati eka tugire Vision 2020. Vision rero ijyaho. Ni naho ubuyobozi bwiza bubera. Abari muri iyo nama bararose bazanye indoto bati turashaka yuko Abanyarwanda nibura mu myaka 20 batazagenda bitwa ngo babicanye, nibura bazatubona nk'abandi Banyafurika. Hagiyeho Vision, abayobozi rero bashyiraho Vision 2020 bayiha aha mutege amatwi kuko igiye kuvuga birakomeye, muranyumva? Babihaza strategy, uburyo bwo kuyigeraho, imirongo za zindi biti inkingi indwi n'izindi 3 zitambitse, muzajye kuzisoma. Hanyuma batangira gushyiramo za politike ngo mbese muri iyi mu burezi ko twifuza uburezi bufite science na technology tuzabigira duti. Bashyiraho za politike na za programu. Nyuma y'imyaka 20 muri 2020 Umunyarwanda yarasigaye ajya muri Afurika, aho kumubwira ngo wa Munyarwanda wicana bakamubwira arava muri ka gahugu gatera imbere, arava muri cya gihugu cya Kagame kimeze neza. Baribagiwe ko twigeze kwicana, aho ugeze ahubwo bagenda mbega uri Umunyarwanda, cya gihugu gifite ubukungu butera imbere, cya gihugu kifashe neza, cya gihugu kishoboye. Niko ubu ubundi baravugaga ngo cya gihugu cyabicanye, none ubu twagize igihugu gitanga urugero. Urumva ko nicyo nababwira ngo mutege amatwi, iyo Vision 2020 ya ndoto yabaye reality, izanywe rero n'ubuyobozi bwiza. Maze muraza kumbaza, reka mbanze ndangize, noneho mbabwire rero ko igice kimwe cya nyuma cyangombwa kuko ari mwe twahuye by'urubyiruko. Ibyo byose, iyo politike, abafite udupapuro mwandike, abatadufite mufungure amatwi mushyire mu mutwe wanyu. Murabifite? Abadafite udupapuro mushyire mu mutwe wanyu. Iyo politike inshya yakorwaga iti. Icyambere, iyi politike inshya yakorwaga Gihanga. Murumva Gihanga icyo ari cyo? Gihanga. Naho Gihanga birashaka kuvuga iki? Abantu bicara hamwe bakaganira,
barangiza bagapuraninga, bakabishyira mu nzira, bapuraninga uko bizakorwa n'igihe bizagenda bikorerwa. Ariko babanje kwicara hamwe bakaganira, noneho bakabipuraninga bavuga tuzakora iki, tuzakurikiza wiki. Ubwo ni ugukora gihanga. Kuvuga kwicara mukaganira, mukabyiga cyane byimbitse, ibyo mubonye mukabiganiraho, mwarangiza mukabipuraninga. Niyo ni politiki nshya, ni ukukora gihanga. Muraza kunsubiza gihanga icyo ari cyo? Ndaza kubabaza mu gisubize. Icya kabiri, imwe muri politiki yacu cyo ni kimwe kinini. Icya kabiri rero kinini, politiki yacu ishingiye ku muturage w'umunyarwanda. Wa munyarwanda wa Nshiri, wa munyarwanda wa Rusizi, wa munyarwanda wa Kirehe, wa munyarwanda wo mu Mutara, wa munyarwanda wa Gicumbi, niwe ishingiyeho. Politiki yacu ni pro people, ishingiye ku munyarwanda, ireba umunyarwanda, ibitekerezo byayo biba bishingiye ku munyarwanda, biba bisubiza ibibazo by'umunyarwanda. Iyo bita pro people, mwabyumvise? Politiki ya pro people ni iki? Ni yihe? Ishingiye ku munyarwanda. Mwabyumvise? Icyambere ko ari politiki ya gihanga kandi ishingiye ku munyarwanda. Ikindi, ishingiye ku buryo twiyobora ubwacu, demokarasi yacu. Demokarasi yacu ishingiye ku bwumvikane, aho abantu bajya hamwe mukaganira, mugashaka ubwumvikane, hanyuma mugasangira ubutegetsi. Reka nongeye nsubiremo. Ishingiye kuri demokarasi yacu ibereye u Rwanda rwacu ni iyi. Ngiye kuyibabwira, nyamuneka ntihagire uyitsindwa aragatoye. Murabyumva, mutege amatwi. Iyo demokarasi yacu ishingiye ku kuganira, kumvikana, ibitekerezo mukuyemo akaba ari byo mukoresha. Ariko kugira ngo bihame neza, mugasangira n'ubuyobozi. Mugasangira n'ubuyobozi. Ubuyobozi ntibufatwe n'abatsinze, bugafatwa n'abantu bose kugira ngo babusangire babonemo. Iyo niyo demokarasi yacu. Reka rero icyo cyanyuma nkibasubiremo, ntarababwira icyanyuma nkabareka kugira ngo munyire. System yacu ni iki? System yacu ishingiye gukora gihanga. Gihanga rero ni iki? Kwiga ikintu ukagicukumbura, wakizana mukakiganiraho, mwarangiza kukiganira mukagishyira muri planning uko muzagenda mugikora. Iyo niyo gihanga. Icya kabiri, system yacu ishingiye ku ki? Ishingiye ku muturage. Icyo nicyo kinini, ishingiye ku muturage. Wa muturage bwimbi, wa wundi w'umukene wa Nshiri, wa wundi wa Kirehe, wa muturage ahari, wa muturage w'umubyeyi mu babyeyi bacu muri ahanga nawe, niwe ishingiye. Ikibazo politiki yose igomba kureba ko ku cyiza cy'umuturage, igomba gushingira ku bitekerezo by'umuturage, igomba gushingira ku bitekerezo bigomba kugira neza umuturage, igomba gushingira ku byo umuturage yifuza. Nicyo gituma bayita pro people. Ndaza kubabaza ni pro people ni iki? Ngo nibura mumenye n'icyongereza. Ikindi cya nyuma cya gatatu, ndaza kubabaza ko ari bitatu. Ifite system ya demokarasi ishingiye ku bintu bitatu: ku kuganira, ku gushaka ubwumvikane, no gusaranganya ubutegetsi. Niyo demokarasi bayita demokarasi consensuelle, demokarasi y'ubwumvikane. Niyo ibereye igihugu cyacu, nirangiza ibibazo dufite,
nitwubaka tukaba tugeze aho tugeze iki gihe ibintu bikagenda byihuta. None rero hari ikibazo kimwe ntashubije ariko wenda najya kubabaza. Ibi bibazo ibi byose navugaga bihuye n'urubyiruko. Ibi bitekerezo mbabwira byazanywe n'urubyiruko. Urubyiruko nkamwe. Abo bantu ba RPF mwumva umukuru muri we yarigi nari mfite imyaka 40 n'indi ariko banyitaga muzehe. Akabari ya bose bari hasi y'imyaka ya 35 kujyana. Wera 35 kugarura kuri 20. Gwari urubyiruko. Bari amureba ba generali bari muri za 20. Umuntu wari mukuru niki 40. Nanjye banyitaga muzehe. Ngira ibyago nahereye icyo gihe nitwa muzehe n'ubu ndakitwa muzehe. Nta gihe nibura nigeze kwitwa nari nkwiye kugaruka inyuma. Ariko urumva guhera mu myaka 40 n'umuzehe kuko wabarutaga wagera muri 60 bakaba bari muri za 40 ukaba uri muzehe n'ubu ngubu ukaba ndi muzehe nuko ntako sinabona uko ngira nibyo. Urumva rero iyo politike yari y'urubyiruko n'urubyiruko. Ubu rero umwanya n'uwanyu n'uwuhe mufite muri politike y'igihugu. Urubyiruko rufite icyo gihe urwo rubyiruko rwarashakishije ntaho rwari rwigeze rubugira amahirwe, ntaho rwari warayakuye barishakishije. Ariko ubu ngubu mwebwe mufite amahirwe. Amahirwe ya mbere nuko mufite leta ibazi. Leta yavuye mu rubyiruko iza akamaro k'urubyiruko icyo ari cyo. Buriya ntabwo ari kimwe na leta zindi. Buriya leta z'Iburayi ziriya ziva mu basaza ntabwo wazigira. Ariko leta yaturutse mu rubyiruko ubwayo rwiremeye. Irumva ibibazo by'urubyiruko kurusha izindi leta zo ku isi yose. Ireri irabumva neza. Najya gitubona ibamobiliza urubyiruko kugira ngo irabamobiliza ikabigisha politike ariko ikabashyira no mu nzego. Buriya guhera ku isibo kurinda ugera mu nteko urubyiruko murebe no muri za ministeri usanga ari urubyiruko. Kuko iyo leta yibyariwe n'urubyiruko. Urubyiruko nirwo rwayiremye. Iyo system yaremwe n'urubyiruko. Nicyo gituma rero yumva urubyiruko ruriho iki gihe. Ubwo rero nicyo gituma mbese ibi bitekerezo bihuye n'urubyiruko. Ibitekerezo byaturutse mu rubyiruko bigomba kuzagenda bituruka mu rubyiruko. Iki gihugu rero kizayoborwa namwe mu gihe kizaza. Sawa. Maze reka nderekeraho ariko ndagenda maze kubabaza rero. Aya. Nabumvise ubwo murashaka kuvuga ngo ntababaza mbabaze. Nimbabaza murabisubiza? Sawa ndabemeye ntabwo mumbeshye murakoze.